Hot News ukaba ariyo ukomeje gutega amatwi, ku cyo tugusaba wowe n'ukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho umunsi ku munsi. Twavuga ko haba hirya no hino hakomeje gucicikana urwandiko rukomeye cyane umugore yaba yasize yandikiye abana biwe muri Nyagatare. K'uyu munsi rero nibwo umugore wo mu karere ka Nyagatare yaba yataye abana biwe, dore ko ari ibikorwa abantu bagiye bavugaho byinshi cyane, dore ko bamwe batigeze banamushima. Umugore wo mu karere ka Nyagatare yataye abana mu nzu abasigira urwandiko rurimo amabanga akomeye cyane mu buzima bw'aba bana. Ni umugore wo mu kagari ka Rukomo, umurenge wa Rukomo mu karere ka Nyagatare yataye abana be mu nzu abasigira urwandiko rurimo amazina ya ba se, ababwira kujya kubashaka. Twavuga ko rero uyu mugore waje guta aba bana yaba yaragiye ababyarana n'abagabo bagiye batandukanye, niko gufata umwanzuro k'uno munsi aba bana agenda abasiga, dore ko ngo yababwiye amazina, gutyo ngo buri mwana akazaba agenda ashaka se akabasha kugenda amwitaho se cyangwa akabana na ba se, dore ko bigaragara ari abana batanu badahuje ba papa babo nk'uko uru rwandiko rubigaragaza. Twavuga ko rero abo bana batanu bafite imyaka 10, umukuru muri bo ukurikiye afite imyaka 7, naho umuto afite imyaka 5. Umubyeyi w'abana ari mu kigero cy'imyaka 30 yababyariye mu rugo ku bagabo batandukanye. Uyu mugore na nyina na nyirakuru wa bariya bana baje gufata icyemezo cyo kubata bonyine. Kugeza ubu haribazwa uko imibereho y'abana yamera mu gihe nyina ubabyara yakomeza kuburana na ba se bakabihakana. Twavuga ko rero ari ikibazo gikomeye cyane cyagiye kiza hanze. Twavuga ko rero tugerageje kubasomera iyi baruwa kuri uyu wa 24 z'ukwa 4 2023, impamvu kumenyesha njyewe Musabyeyezu Providence ufite irangamuntu iherwa na 19,970,120,20,80,30, ikaba ari nomero y'irangamuntu yiwe yabashije kugenda ashyiraho. Nandikiye iyi baruwa witwa Ntirenganya Ariam utuye Nyagatare Rukomo ya kabiri Kabeza, ngo ngira ngo mumenyeshe ko mwoherereje umwana we twabyaranye witwa Niyomugisha Gadi. Njyewe Musabyeyezu Providence nyina w'umwana nkaba bimenyesheje uyu mwana Niyomugisha Gadi ko se ari we Ntirenganya Ariam. Twavuga ko rero ari iyi baruwa igiye itandukanye, dore ko uyu mumama yagiye buri mwana amwandikira ibaruwa agomba gushyira ise wamubyaye, kuko uyu mumama yagiye buri bana biwe abata aho ngaho, dore ko uwo mumama yari yarababyariye mu rugo, akaba ngo yajyanye na nyirakuru w'aba bana. Abantu rero benshi bagiye bagenda bibaza ibintu bigiye bitandukanye, bavuga se mu gihe uyu mwana ise ba se wabo babahakana,
bakaba aba bana babarizwa hehe, dore ko ari amakuru yagiye ajya hanze cyane, dore ko bamwe bagiye bavuga ko uyu mubyeyi yaba ari umubyeyi gito waje guta abana biwe, dore ko we yemeza ko ngo kuba yabasigiye inzandiko ari ntacyo bitwaye. Mu yandi makuru, Shifra Marit wari umukunzi wa Ivan Buravan yishushanyijeho tatu izina ry'uyu muhanzi ku kuboko kwe mu kwibuka isabukuru nziza y'amavuko. Twavuga ko uyu muhanzi Buravan waje kwitaba Imana mu mwaka washize, uyu muhanzi akaba ari umuhanzi wari ukunzwe hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose, cyane cyane dore ko yari umuhanzi waririmbaga indirimbo zanyuraga abantu benshi, haba ari mu bukwe ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, dore ko ari umuhanzi wagiye akiri na mutoya cyane. Iba Buravan kuba yaragiye akaba yari afite umukunzi wiwe, ni nyuma yaho rero uyu mukunzi we yaje gutangaza abantu benshi yishyiraho tatu y'amazina ya Iba Buravan ku kaboko kiwe mu rwego rwo kumwibuka. Ni amashusho yashyize hanze ejo kuri 27 Mata 2023, umunsi Buravan yari kuba ari kwizihiza isabukuru ye y'imyaka 28. Shiva yasangije abamukurikira aya mashusho ayakurikiza ubutumwa kwifuriza isabukuru nziza Iba Buravan, ati Iba Buravan isabukuru nziza y'amavuko, ashyiraho n'akamenyetso k'umutima mu kumwereka ko akimukunda. Uyu muhanzi Iba Buravan yitabye Imana mu rukerera rwo ku itariki 17 Mata 2023 aguye mu bitaro byo mu Buhinde, aho yari yaragiye kwivuriza indwara ya kanseri. Twavuga ko rero ari umuhanzi waje kubabaza abanyarwanda muri rusange, dore ko yaje kugenda akiri mutoya cyane, dore ko ari umuhanzi wabonaga afite ahazaza heza. Dukomeje amakuru yacu rero, reka tukwibutse ko wowe ukurikiye Hot News nta handi wasanga amakuru uretse hano kuri Hot News. Icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe, dore ko nta handi wasanga amakuru uretse hano kuri Hot News. Tunakwibutsa ko wowe waba wifuza kuzamura YouTube channel yawe se, cyangwa wifuza aba followers kuri Instagram, nta kindi wakora no kugenda utwandikira tukagenda tugufasha, dore ko dufite platform nyinshi zagufasha mu kubigeraho bino byose mu gihe gitoya cyane.